uraho uwo nkunda, uwo ndutira bose, uwo nyumva ntaravuga ukamenyera igikwiriye. Mpa agaciro iteka uburyo wandutishije bose, ukandutisha abo bose, ukankundira nkagukunda, kandi njye nsa n'abandi nubwo hari itandukaniro. Nateye intambwe ngusanga, unyegera ntarahaba, unkundira uko ndi, unkundira uwo ndi we, utitaye ku cyo ndi cyo. Ese nkwite nde mukundwa? Ese nkwite nyampinga cyangwa misi w'isi? Oya, ni ukuri undutira abo bose, nkwite ngo iki se mukundwa? Ni ukuri njye byandenze, ni ukwiyambaza abasizi b'abahanga bakamfasha kukwita akazina kagukwiriye. Reka ndeke gutinda, nkwite umwiza w'ibihe byose, nkwite umwiza wanjye, umwiza w'ibyahise, iby'ubu n'ibizaza. Nkwifurije kurama no kuramuka, ni ukuri mukundwa. Iri jambo nkubwiye rivuye ku ndiba y'umutima wanjye. Nzagukunda iteka kugeza isi irangiye, na nyuma y'ubu buzima nifuza kuba ndi kumwe nawe. Uko niko kuri kuzuye umutima wanjye, niko kuri, niko kuri. Uri umwiza wanjye, ibyahise, iby'ubu n'ibizaza, nta cyakundutira na kimwe kirimo. Yewe abahise, abubu ndetse n'abazaza, nta n'umwe wakundutira. Ntawe. Ni wowe umwe rukumbi, uri umwe nk'ukwezi, uri umwe nk'izuba, dufite isi imwe, nawe uri umwe rukumbi kuri njye. Ndagukunda ubyumve, uko niko kuri, niko kuri, niko kuri. Ugira ibihe byiza, ni ukuri ndagukunda.